Nashimwe nongeye kubasuhuza mwebwe mudukurikira buri munsi kuri Irembo Rifunganye TV. Nanone ni Aline Iradukunda, twari tumaze iminsi tutabonana kubw'impamvu zigiye zitandukanye, ariko ndishimye cyane kongera kubana namwe. Uyu munsi rero nifuje kubana namwe tuganira ibintu biri ku mutima wanjye maze iminsi ntekereza. Imana ishimwe cyane ko yaturinze tukaba tugihumeka, tukaba tukiriho, tukaba tugishima Imana. Imana ishimwe cyane. Tugiye dutangira dusenga kugira ngo uku kuganira kwacu kuze kuyoborwa n'Imana, kuko ntabwo twebwe twabyishoboza, atari Imana yonyine dushoboje. Uyu munsi tugiye kuganira kuri content y'indirimbo. Hari ikintu maze iminsi ndeba ndetse ntekerezaho kijyanye n'indirimbo. Sanga indirimbo ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu, cyane cyane gospel. Indirimbo zahimbiwe Imana, indirimbo zaririmbiwe Imana. Kenshi turazumva ubundi tukaziririmba, ariko ntitwumva imbaraga ziri muri zo. Tujya turirimba indirimbo zo muri kantike, tukaririmba izo mu gushimisha, tukaririmba izo mu guhimbaza, tukumva indirimbo z'abahanzi batandukanye, ariko kenshi ugasanga turi kumva streamer muzikari, tukumva tukwiyumvira imiziki, tukumva ama voice ukuntu nyine ijwi rigenda, ariko rimwe na rimwe ntitwumva amagambo ari muri iyo ndirimbo. Umwanditsi we wo muri Yakobo yaranditse aravuga 5:13, aravuga ngo niba ubabaye senga, ariko niba wishimye uririmbe. Bivuze ngo kuririmba ni ikintu gikomeye cyane cyane, ko umwanditsi yavuze ko iyo uririmbye ubusenze kabiri. Mbese bivuze ngo kuririmba ni isengesho rikomeye cyane, riri double. Rero bivuze ngo indirimbo ni ikintu gikomeye cyane, ni umwanya mwiza wo kuganira n'Imana, ariko mu buryo bw'indirimbo, nk'isengesho ushobora gusenga bitewe na situation urimo, kuko hari indirimbo ziba ari zo guhimbaza, ku buryo wumva uri muri mood yo guhimbaza Imana ugahimbaza bitewe na situation urimo. Ntabwo waba wabaye ngo uhimbaze bishoboke. Hari igihe nanone uramya bitewe nuko wumva nyine ushaka kuramya Imana. Hari igihe uririmba izo gushima, hari igihe uririmba izo gusaba, hari igihe uririmba izo kwegerana n'Imana. Umuririmbyi wo muri kantike wavuze ngo nyemerera Yesu nkwegere, ngo mpa kukwegera Kristo. Nuvuga ngo yumvaga yifuza kwegera Imana. Rero tugiye kuganira ko ya magambo y'Imana. Hari indirimbo uyu munsi nabatoranirije kugira ngo tuyumve, ariko tunumve n'amagambo arimo. Ko rimwe na rimwe twirebera amashusho, tukareba abaririmbyi uko bambaye, bikadukurura, tukumva uko bacuranga bikadukurura, ariko ugasanga indirimbo turi kuririmba ntituyumva. Ukatangira indirimbo ariko ukarenda urangiza utazi ngo indirimbo se ishatse kuvuga iki mu buzima bwanjye, ese yakubaka iki mu buzima bwanjye. Tugiye gusenga Imana hanyuma ituyobore. Mana, turagushimiye uyu mwanya, tugushimira urukundo rwawe, tugushimiye kuko wabanye natwe ndetse ukaba ukomeje kubana natwe. Kristo, turagushimiye kuko wemeye ko kino kiganiro tugikora, ngo nubane natwe tuyobore, ari kunshoboza kandi n'abagiye kubireba Kristo bibungure, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi nabarihitiyemo indirimbo imwe y'abaririmbyi bakora Galiad ku Mukenke kuri Paruwasi ya Gasave, yitwa Galiad Choir. Ni indirimbo ifite ivuga ngo dufite impamvu zo gushima cyangwa se zo kuririmba. Urumva ubwabyo cyumva teme y'indirimbo, ni indirimbo yo gushima Imana, ni indirimbo ivuga ngo dufite impamvu zo gushima. Hanyuma igitero cya mbere cyayo kiravuga ngo dufite impamvu zo kuririmba ngo izina rikomeye ry'Uwiteka, ngo kuko ijambo ryavuye ngo mu kanwa ke ngo ryaje rifite imbaraga rirategeka turambuka. Haleluya. Icyo ni igitero cya mbere cy'indirimbo yakora Galiad. Umuririmbyi we yuzuye umwuka wera aravuga ngo dufite impamvu zo kuririmba ngo izina rikomeye ry'Uwiteka.
bivuze ngo uyu muntu ari mu gihe cyo kuririmba, yari ameze nka Miriyamu cya gihe yambutse inyanja we n'Abisiraheli, ngo yarangiza agataraka akaririmba, agatangira guhimba indirimbo zo kuririmba. Uyu muririmbyi nawe yari afite impamvu zo kuririmba. Ubu kandi turi mu kwa mbere, tutangiye umwaka. Ese nawe ufite impamvu zo kuririmba ngo umfashe kuririmba indirimbo? Ese nawe ufite impamvu zo kuririmbana nanjye? Cyangwa se nikora Galiyadi ushobora kuyireba ukareba uniform twambaye, ukareba uko abantu bameze, ukumva streama zirimo zirakubita ni byiza, ariko ese iyi ndirimbo waririmbana nabo? Ese uri muri situation urumva ufite impamvu, ufite amashimwe mu mutima wawe? Umwe we yaravuze ngo subize, niba udafite n'ikintu aka kanya, wenda umutima wawe ubabaye, subiza amaso inyuma urebe aho wavuye, wibuke, hanyuma biragutera kubona amashimwe yo gushima. Rero icara nawe utekereze imirimo y'Imana yabanye nawe muri 2025 n'indi myaka yose itambutse, umbwire niba ufite impamvu zo kuririmba izina rikomeye ry'Uwiteka, ngo ryavuye ngo ryaje rifite imbaraga, ngo rirategeka nyine ngo ry'Uwiteka, ngo kuko ijambo ryavuye mu kanwa ryaje rifite imbaraga, ngo rirategeka turambuka. Haleluya! Nuvuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryavuye mu kanwa kayo rirategeka ubaho, rirategeka wambuka imyaka igiye itandukanye, rirategeka uba ahantu ubaye, rirategeka ukora ubukwe, rirategeka urabyara uraheka. Haleluya! Nuko rero umwanditsi wo muri Yakobo yanditse aravuga ngo niba ubabaye senga, ariko niba wishimye uririmbe. Niba rero wishimye aka kanya, cyangwa se niba ufite n'umubabaro, subiza amaso inyuma wibuke aho wavuye. Biragutera amashimwe muri wowe, uvuge ngo ese mfite impamvu zo gushima Uwiteka. Haba hari ijambo yavuze ku buzima bwanjye nanjye rigatuma nambuka. Ufatanye n'uyu muririmbyi kuririmba, umwumve ariko wumva n'aya magambo, uvuge ngo ese nanjye hari ijambo Imana yavuze kuri njyewe birakoreka, rituma hari aho nambutse. Haleluya! Birashobora gushobora kwibuka igihe wari urwaye, wenda so ni muri CHK, birashobora gushobora kwibuka igihe wari urwaje, kuvuga ngo hari ijambo Uwiteka yaravuze ku buzima bwanjye bigatuma hari aho nambutse. Imana ishimwe. Uwiteka birashobora gushobora kumwibuka kera ukiri umukobwa cyangwa se ukiri umusore, ukibuka ngo hari ijambo Imana yigeze kuvuga ku buzima bwanjye bigatuma nanjye nshyingirwa, bigatuma nanjye mbyara ngaheka. Ni wumva ufite amashimwe yo gushima, uririmba indirimbo. Haleluya! Hanyuma ifite refure ivuga ngo warakoze, ngo ko twaguhamagaye ngo ukururuka ugakora, ngo twaje tunaniwe udutura imitwaro, ngo warambuye ukuboko maze turatambuka. Haleluya! Ni ukuri Kristo. Uyu muririmbyi yaravuze ngo warakoze, ko twaguhamagaye warangiza ukururuka ugakora. Ese nawe haba hari igihe wigeze wahamagara Imana? Ese n'ubu ngubu waba uri guhamagara Imana? Ririmba uyu muririmbyi, mubwire ngo Kristo warakoze, ko hari igihe nigeze naguhamagara ari mu ijoro cyangwa ari mu gitondo, cyangwa se wenda wagiye mu butayu runaka sinzi aho wayihamagariye, cyangwa se wenda warayihamagara imbere y'uburiri bwawe, ariko wahamagara Uwiteka wamutakira, yarangiza kururuka akabana nawe. Haleluya! Niba ubyibutse rero, zamurira Imana amaboko uyibwire ngo warakoze, ngo ko twaguhamagaye ukururuka ugakora ku buzima bwacu. Haleluya! Ngo warangiza ukarambura ukuboko tugatambuka. Imana yaba yararambuye ukuboko ku buzima bwawe ukamera nk'Abisiraheli, igihe Imana yaramburaga ukuboko bagatambuka inyanja itukura, haba hari aho nawe yakwambukije. Imana ishimwe. Niba ubyibutse nawe turirimba n'indirimbo. Haleluya! Urumva ko indirimbo irimo amagambo meza cyane. Petero wa mbere 5 ibice 7, ganzema basomere mwumve icyo yashatse kuvuga. Reka mbasomere muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 7 mwumva uko yavuze. Haravuze ngo muyikoreza amaganya yanyu yose, ngo kuko yita kuri mwe.
Haleluya. Niko uyu muririmbyi yaririmbye aravuga ngo warakoze ko twaguhamagaye ngo ukururuka ugakora, ngo twaje tunaniwe udutura imitwaro, warambuye ukuboko kwawe maze turatambuka. Hanyuma rero Petero nawe aravuze ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kurimo. Birashoboka ko waba warayikoreje amaganya yawe, Imana ikita kuri wowe ikatuma wambuka. Haleluya. Yarangiza ikagira ibintu ikora ku buzima bwawe. Wayikoreje imitwaro yawe, imitwaro iratandukanye. Birashoboka ko yagutuye umutwaro w'ubupfubyi igihe wumvaga bikugoye cyane, Imana ikakubera umubyeyi ukumva amahoro mu mutima wawe. Birashoboka ko yagutuye umutwaro ukomeye cyane, Imana yadutuye n'umutwaro w'ibyaha. Ese nawe twafatanya ishimwe ukavuga ngo hari umutwaro Imana yantuye, nawe turirimba ni indirimbo. Birashoboka ko yagutuye umutwaro wari umaranye igihe kirekire wenda w'uburwayi, birashoboka ko wari umaranye igihe kirekire umutwaro w'ubugumba, birashoboka ko imitwaro ni myinshi, ariko haba hari umutwaro wazanye imbere y'Imana. Niba ubyibutse wenda uri kanyarira cyangwa se uri kadeshi cyangwa se uri mu rusengero cyangwa se uri imbere y'igitanda cyawe uri kubwira Imana ngo ntabara, turirimba no muririmbyi wa Galiyadi uvuge ngo warakoze Kristo. Hanyuma igice cya kabiri kiravuga ngo imirimo y'intoki zawe El Shaddai ngidutera kuvuga ko nta yindi Imana ikora nk'ibyo ukora. Imana ishimwe. El Shaddai, Imana ishobora byose, Imana ishoboye byose, Imana y'imigisha. Haleluya. Nuvuga ngo iryo niryo zina ry'Imana, ngo imirimo y'intoki za El Shaddai, imirimo y'Imana y'intoki z'Imana ngo igidutera kuvuga ko nta yindi Imana ikora nk'ibyikora. Haba hari ikintu Imana yagukoreye ngo wumve ko nta yindi Imana ihwanye nayo, ngo wumve ko udashobora kujya kuba, wumve ko ubuzima bwawe budashingiye ko wajya kuraguza, wumve ko ubuzima bwawe budashingiye ku zindi Mana. Haleluya. Ngo wumve ko nta yindi Imana ihwanye n'Imana yagutabaye ikagukura mu maboko akomeye ya Farawo, ikagukura mu maboko akomeye y'isi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma igitero cya gatatu kiravuga ngo cyangwa se ni nka bridge, iravuga ngo ngerega nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho, iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera. Iyo niyo Mana tujya dukorera, iyo niyo Mana. Haleluya. Uyu muririmbyi wa Galiyadi yaravuze ngo erega nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Iyo wambaje Imana iragutabara, iyo uyikoreje amaganya yawe yigihaba, kuko ijambo ry'Imana muri iyi ndirimbo riratubwiye ngo nta kinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho, kandi ngo iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera. Reka turisoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 33 twumve uko ivuga. Iyo ivuze biraba, yategeka bikagira gute? Bigakomera. Ese haba hari ijambo Imana yavuze kuri wowe yaritegeka ukabona ko rikomeye? Hanyuma Zaburi 33 ibice 8 haravuze ngo isi yose yubaha Uwiteka, abari mu isi bose bamutinye, kuko yavuze bikaba, yategeka bikagira gute? Bigakomera. Haleluya. Ese haba hari Imana yigeze gutegeka, hari ibintu Imana yigeze gutegeka ku buzima bwawe? Imana igitegeka ibintu bikumva. Imana ishobora gutegeka kanseri ikumva, yumvira ijwi ry'Imana. Imana yategetse umuraba w'inyanja uratuza. Imana yategetse inyanja icikamo kabiri birakunda. Imana igibasha kugira ibintu itegeka ku buzima bw'umuntu. Ese haba hari ibintu wibutse Imana yategetse ku buzima bwawe? Haleluya. Ubakakanye turi abagore, turi ababyeyi, kuko hari Imana yabitegetse. Ese nawe hari ikintu waba wibutse? Hari indwara Imana igikangara, yavuga ijambo rimwe gusa indwara ikagenda. Hari karande Imana igitegeka ku buzima bwacu bikavaho. Hari ibintu bigiye bitandukanye Imana igikura ku buzima bwacu kubw'ijambo rimwe gusa ivuze, yategeka bigakomera. Uyu rero ni umuririmbyi wa Korali Galiyadi uvuga ngo dufite impamvu zo kuririmba. Ese nawe ufite impamvu zo kuririmba? Turi mu ntangiriro z'umwaka. Ese ushubije amaso inyuma ukareba muri uriya mwaka utambutse, warariye kubera Imana, warambaye kubera Imana, warabyaye kubera Imana, birakunda. Uratwita, ujya kubyara, ujya kwiseta, birakunda. Ese warakoze, birakunda. Wakoze business, urashora ubona urungutse, birakunda. Wareza abana, urishyura minerva. Mbese ubuzima bwawe isubiza amaso inyuma uvuge ngo se haba hari igihe nambaje Imana ikantabara. Uririmbane n'uyu muririmbyi wa Korali Galiyadi. Yesu abaho umugisha cyane.
ndabakunda cyane. Hanyuma nababwiraga ngo kuririmba ubusenze kabiri. Nujya kuririmba indirimbo wambaye kuteri uri kumva indirimbo, reba igihe urimo ubwira Imana. Niba uri mu gihe cyo gushima wibutsa Imana, wumva indirimbo ariko wumva amagambo arimo. Tujya tugira defo zo kumva indirimbo z'abaririmbyi ariko ukaririmba nawe umuntu akaba atakubaza ngo ese uri kuririmba ibintu uri kumva, ese hari impamvu? Niyo mpamvu kenshi usanga abaririmbyi twirahuraho ibintu, ugasanga turi kuririmba ngo no mu mvura tuzagukorera, ngo no mu zuba tuzagukorera, kandi nyamara imvura yagwa ugasanga biranze. Kubera iki? Turirimba ibintu tutatekerejeho, turirimba ibintu tutari kumva. Rero fatanya nanjye kumva iyi ndirimbo, wumva aya magambo, ufate lyrics uzisome, uririmbane n'umuririmbyi, hanyuma utekereze impamvu yahimbye iyo ndirimbo na mood yari arimo, nawe uyijyemo uyiririmbe, hanyuma uzabusenze. Ufate kantike usenge, ufate indirimbo z'abaririmbyi usenge. Indirimbo zirafasha. Yesu abaho umugisha cyane. Yesu abaho umugisha. Kandi ufatanye nanjye kuririmba uyu muririmbyi uvuga ngo dufite impamvu zo kuririmba. Ese nawe urazifite? Niba uzifite rero ririmbana nanjye, ushima Imana, ubwira Imana ngo warakoze ko naguhamagaye, ukururuka ugakora, ukavuga ijambo rikomeye rimwe gusa ku buzima bwanjye, ibintu bigatungana. Yesu abaho umugisha. Yari Iradukunda Aline kuri Irembo Rifunganye TV. Tuzadukomeza tubana buri munsi. Reka dusenge Imana. Kristo, turagushimiye kubw'ijambo ryawe rikomeye cyane riri muri iyi ndirimbo. Warakoze ko twaguhamagaye igihe twabonaga bikomeye, nta wundi wo guhamagara, nta wundi wo gutabaza, nta bavandimwe, nta nshuti, nta muryango. Kristo akaba ari we wenyine witamurura ibintu byadukomeranye. Turi mu masare dope, turi ahantu byakomeye, turi twenyine tubona byaducanze. Warangiza ukururuka ku buzima bwacu ugakora. Niyo mpamvu turirimbye ngo dufite impamvu zo gushima. Warakoze. Ngo bana natwe rero nk'umugisha, kandi uduhane n'umugisha n'abantu twakoranye iki kiganiro, n'abazagikurikira impande zigiye zitandukanye mu bihugu bitandukanye. Yesu abaho umugisha. Urakoze Kristo, ubwiza bwawe bukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen.